Zani mukigiye tubonanye none umugabo bwa mbere twabonanye ari iwawe nagiye mu ivuga butumwa anyakirana nabi yanyandebera muri physique umukozi w'Imana yari umukozi w'Imana udafite inyama noneho kubera ko nta nyama kandi tukaba tutaziranye aza muri systeme yaraje yese wacu kuwa gatandatu kumugoroba nijoro hafi kabisa ngo buce mu gatondo azinduka muri Sante School hamwe n'abana ariko kihagera bwa mbere noneho abana banje ngo batahe barambira ati wa muvuga butumwa gawaje hano ntakiri muvuga butumwa yabaye umwana hariya yatuzindukanye hamwe n'aba twese twari turi kumwe yatwigisha indirimbo twasanga imbombo numvaga nyine kanisa ndamvuga butumwa rifite tuja kwinjira tumaze gushika mu kanisa turamwakira kabere yambaye costume iteze gutya nziza yaga koro chat ni koti rya kolma witagiya ikoro lisanzwe noneho akagira taye akagira iyo costume izo costume zigakunda kuba muri Kongo ntago zagaza zikunda kubino zisigaye zaraje ariko mbese zabaga niwe wazizanye ari zimukuri ako ngubu bikanisa ry'ubu umuhungu wawe uri muri Canada akohereza bafu zano umugabo umwe hano hafanga ngo bohereje intebe umuhungu wiwe ngo yaguze intebe za plastique mu kanisa abapasiteri ngo bavugana nyine ntibumvikana bashaka gukuraho warangize azusa abakobwa biwe n'umukazana mugenda mufate zira ntebe zose muzizana cyo gutora za ntebe ntabwo umwana wanje azozaruha ngo agurire intebe abantu muje kuzigwariramo uburyo rero bwiza bwo kwemeza batakwemera nuko banza kwemeza bakwemera hanyuma ukabatuma hahandi batakwemera bazasanga barakwemeye bakazagira ngo bemeye babandi kumbe bakwemereye muri bo yego bano kuri yo jambo nti waritangira cyacu ntazatanga uyu nguyu cyacu kiratanze n'amaye rukundo ndubona urukundo ruratanga kuko Imana yakuza bari mwisi cyane uzatubitanga umwana wayo tanga umwana wawe tanga umwana wawe kandi umwana wawe birashoboka ko ari Samsung ufite yimbi abakobwa bose nta make up bazo ukenera bazamagira imibiri iri make up ze gusa umutazamavukana umubiri uri make up re wa make up gusa time zo kwitukuza abantu bazameze neza abamareka ngo bazifuza bazazavuga ati bazifuza iyo make up yacu inshuti za King Pass TV tubaye ikaze nkuko mubibona turi kumwe n'abagabo babiri bagiye kutuganiriza byinshi turi kumwe n'umupasiteri ndetse n'umuvuga butumwa akaba ari n'umuyumbe nkuko maze iminsi mbibabwira hari ibintu bibiri ukora ukarinda usaza utaricuza icyambere ni ugukurikira Kristo ukamwakira nk'umwami n'umukiza icya kabiri ni ugukora subscribe kuri King Pass TV reka twakira abatumirwa bacu batangira batwibwira wenda pasitari yabamaze kumenyera ariko wenda abatarabonye ikiganiro cya mbere yabibwira tugakomeza murakoze cyane twa pasiteri Ntagawa Nowa yego mane bamugisha naje nitwa Ntungane Olivier pasiteri iwe pasiteri bwe burarangiza ese pasiteri bwavuye he baragusengeye cyangwa nagasire upasiteri bwanje ni izina ni cyatumye hatangira Ntungane Olivier pasiteri naho pasiteri musheko ari pasiteri Nowa Ntagawa iyo uri pasiteri wasusweho amavuta rihita ritangira riramporasa no mazina yandi yatangiraga igafata umwanya nse ubona uzaba pasiteri se nshobora kuzamuka urabyifuza oya byo bariko upasiteri ntabwo kiri mu bintu mpatanira ahubwo nje mbona ari we mu we buryo yasengewe hataboneka asigaye gusa agaragara muri make Imana aramuhamagaye amaze iminsi yahamagawe kera cyo narahamagawe
kandi yaritabye gusa aguma nko kwigira nka nawe ushize mu kiganiro twakoranye na ni muhira iwacu studio kwa Gisubizo muhira studio yarambajije ngo ese umuntu ngo asigwa kangahe namira tumuntu asigwa kabiri usigwa kwa mbere ni ugusigwa ko guhamagagwa ugasigwa iri indani mu ibanga muri mwenyine ukiri mutoye cyangwa umaze gukura ugasigwa ikintu icya kabiri ni nko kumenyesha abaturage ko uyu muntu yasizwe indani bakakumena amavuta mu ihembe cyangwa yo mu ishupa ico bokoresha no kuvuga maze gusigwa rimwe nasizwe rimwe nasizwe kabiri nasigizwe ubwa mbere bwo gumuhamagaro ubwa kabiri nasizwe kubwivuga butumwa nasengeye kwivuga butumwa urusengo rero rwa gatatu wawe amavuta ntakibaye amavuta ararenze yabaye menshi ke waritavye se cyangwa umuhamagaro bose ndi umuhungu witavye Imana umugabo witavye Imana ubu naritavye ese iyo bavuze ngo umuntu yitavye Imana wabashatse kuvuga iki weme muhamagaro warahamagawe uremera uritaba naho wapfuye aba yatashe naho ko bazavuga ngo yitavye Imana kwitaba ni kubirara amajwi uzayitaba ihamagaye urumva kwitaba Imana ni ijambo abantu bakunda gukoresha cyane iyo abantu bapfuye niyo angle cyangwa se niwo murongo abantu iyo bavuze ngo umuntu yitavye Imana kenshi bumva ko ari ugupfa niyo sense figure abantu bamaze kubifatamo ariko ubundi kwitaba ni uguhamagarwa no kwitaba umuntu ashobora kwitaba Imana atapfuye kuko nayitabye kwitaba umuhamagaro wayitabye uko witavye Imana ntabwo ari wowe ukihari kandi hariho kwitaba Jesse nditaba Imana mutangira Mariya hakirikare amakuru y'iminsi ntunga turi amahoro Bujumbura ameze neza kazuba kuri akabona gute hari izuba ryiza n'akayaga vraiment Bujumbura iri mu migi myiza imigi maze kugeramwo mbamo nkumva ameze neza ndabona umeze neza cyane kandi ameze neza kabisa sante ni yose irahari no mu mwuka no hombi na pastor urabizi ukuntu yaje ameze ariko rero kunasigaye ameze ariko yagize uruhira Nzani mukigiye tubonanye none umugabo bwa mbere twabonanye ari wawe nagiye mu ivuga butumwa anyakirana nabi yanyandebera muri physique yari umukozi w'Imana udafite inyama noneho kubera ko nta nyama kandi tukaba tutaziranye aza muri systeme yaraje yahise wacu kuwa gatandatu ku mugoroba nijoro hafi kabisa ngo buce mu gatondo azinduka muri Sainte School hamwe n'abana ariko kihagera bwa mbere noneho abana banje ngo batahe barambira ati wa muvuga butumwa gawaje hano ntakiri muvuga butumwa yabaye umwana hariya yatuzindukanye hamwe twese twari turi kumwe yatwigisha indirimbo twasanga imbombo numvaga nyine kanisa ndamvuga butumwa rifite tuja kwinjira tumaze gushika mu kanisa turamwakira kabere yambaye costume iteze gutya nziza ya koro ni kote rya kolma witagira ikoro lisanzwe noneho akagira taye akagira iyo costume izo costume zigakunda kuba muri Kongo ntago zagaza zikunda kubino zisigaye zaraje ariko mbese uzabaga niwe wazizanye ari zimukuri hanyuma aratuganirira aganira ijambo ry'Imana aratangira ngo atangire arasoma icyo gihe yari afite umwuka wo gusoma Bibiliya akamasoma ipaje yose wowe wacu muri Sainte School yarazanye muri Sainte School mu gasari kuru yamasoma ipaje yose arayimara kandi akamagira ngo ariko kubera ko iyo system tuyimenyereye taye yiwe ntaye twari tuzi aho mwari kumenya taye mutanzi n'umuntu ukuntu haje kutubwiza kandi yabwije n'abana na Sainte School mu gitondo yakuducanga biratuvuna
Zose byari bishashe. Ngo arangiza ngo aratubwira ngo ibintu ngo 10 ngo biranga ngo umuntu ugwaye amapepa Tunaona ayo pastor tunaona mtuzanira avuga utumwa kwino tu fete narahageze hari nijoro kwa gatandatu ngo mpagere mu gitondo kare kare mutambwira pastor ko nje kwigisha abana ba Sunday school shike ndabigisha mbigisha n'indirimbo mbabwira ko indirimbo turirimbye twize nitugera amateraniro turayiririmba mu kanisa rikuru no ngo mpagere nari mfite agataye gato cyane coge nari ninkiza mu mashuri muri kaminuza igoma shonje cyane igoma nari ngi patari mu ya furungu bakaza bayinyitirira furungu mpagera ucyo kamavuga ngo gica furungu arahageze twako tumwita Sunday school no yarafite amazina menshi ngo mpagere abacu kuko twarasanze mu gitondo ku mugoroba twagiye dutaramira muri umoja twagere muri umoja mbona abana bagabo hariho uyu mugabo hari witwa Musekera hari Edingwe hariho Eme wagiye muri Canada yagiye hanze hakaba Munyangeyo hakaba na Paul hakaba uje mugabo w'umunyabyinshi n'inzu umugabo w'umunyabyinshi usengera muri Kadeza mwabanaga muri Kadeza urugira marora apana rugira marora uyu wundi wafushije umugore aza gushaka undi Hassan hakaba Hassan na Shariti Shariti yaje ku mugoroba durira muri umoja nangize ingabo uyu uri muri bano bacu bari bafite za agenda iva nkayi kamira nka nabangoma umpage ndavuga ati sawa ahangaha biramfanye ndapfuye hano kazona nibije yago oya nabonye nabahungu bari basa neza kwa mbere muri buryo physique bariye bahaze icya kabiri bari bafite amagenda manini icya gatatu bari bambaye neza ndavuga ati ahantu naje ndavuga ati ahantu naje kwigisha ni muri kaminuza y'Urubumbashi hano kuko nta muntu n'umwe nariko mbona ufite level level yo kubwiriza ni ikibazo tugereza sasa mu kanisa mu gitondo barariyegereza begereza umushitsi hanyuma ngo bagere umwanya ukurimba kwa abana nta mpagurukaga nijoro kutera niyo mwana warubaye nkusumba babo no kera hari ubukobwa bubiri nari nigishije gutera none bagateraga batukikirizaga aba bacu amandeba narebe ukuntu kandi uyu niwe nabonye kuko muri Kadeza niyo abo bandi n'abandi bandi makanisa kwagura mu gitaramo mugoroba ariko uyu niwe wari muri Kadeza nariko mbona no namureba kandi naje nariko nshaka kuntu umufata abanza oya no ofete ikintu ugomba kumenya iyo ugeze mu karere ugomba kureba umuntu ufata hari umuntu umuzi ufata ukafashe bose ugafata ikanisa kandi wamufashe bari bose hari muri Kadeza gaho naje kubona ibindi bikupi ku mugoroba ariko uyu kena namenye muri Kadeza mbona nimufata ndabamfasha bari kawaida je twavuye muri Kadeza nafashwe twarasohotse ikintu kikumenyesha ko inzu ari zakomeye ndabayangiye kubabwira ibimenyetso 10 biranga umuntu wogwaye amapepa mariko ibice bitanu umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 20 namasoma verset 1 d kugeza kuri 20 page yose ngo barangize bano batangiye ko gusoma ngo bageraho ngaho barareka baguma kundeba gusa reka twumviye santi ndabwiza ngo ngeze nko hagati umuntu ayi wacha arahagurutse yamasoka akamagenda kagera ku muryango akagaruka oya yafashwe no ngo dusoke nafashwe biteye yamankurikira nari mpanza ku mushuti yanje umwe wone rugira marora yampaye n'inkagiye hanze ngo nsoke nyine ngiye mbona arankurikiye ngabona ashaka ngo kunda musariko none yabuze nk'uburyo gatinya tayi niba ubona turi niba ubona mbanda muze page yose nuru rubavu ni muhobera nuko nkamara ndamutse ngo tuje ku gitaramo ku mugoroba hari abandi bashitsi baravuga ati ntago bishoboka abashitsi bahari nabavuga ubutumwa babiri bavuye Gasoga muri EPGR nibo bari bubwirize uyu muhungu mureka azobwiriza ari batangaje kera ko nzahagomeza kicumwero ngo barangize uyu washuye amatangira gutereta nyabu namureke umuvuga ubutumwa mweze basi minto miki ya masara bagasora barevera akababwira muzee bizuru na bagitiga nyabuna baroha baramwemera bampeza iminota 15
ngo mare hakabamo umuhungu umwe w'umusinzira mwene wacu uzuririmba muri korari muri Umoja ngo ni umukonditeri ngo ni Gwinikiza Aimable nama nsomagana iyindi page kandi iva nkaniriye no mbaguke ntangira gusoma urusaku rwa maruba mu kanisa ururuinja naho uyu wacu wakero yafashwe iwe ndacho bimubwiye kandi ngatizaho mwe musakuje murava no muweni timuhamwe sakuza nanje mbone ko abantu basakuje cyane namasoma buke namasoma kwijuru ryo hasi ngomare umuntu wese yazaguye gusa mugenzi we ngo twumve naje kurangiza gusoma ntangiye ngize introduction iminota nk'ibiri 3 kere kanisa cyose cyacecetse Aimable azambwira ngo ikimenyetso cyamwese ko ndumuvuga utumwe ngo nukuntu ntitaye ku rusaku rw'abantu kandi ngo sinababwira ngo baceceke ijambo ryo nyine ribasaba guceceka ari umukozi w'Imana kabisa nizere ko bo nyine ahantu ushobora kugera nyine bashobora kukubaha yataye yarahindutse umubwira azoje yataye yarahindutse indose zarahindutse costume warahinduye asigaye ni inshuti yanje cyane inshuti yanje kandi nico gihe twamenyanye na Pastor Noah ico gihe mpita ntangira kumuba nico gihe yambwiye kuko tumaze kumenyana nkakangahe tukubitanye arambwira ati nje guku ndafungura kanisa mubwira ko turi ari twembi twadufungura iryo nyine nuko twama twanja nukuvuga ngo uyu n'umuntu sinabumwita ko ari umuntu wanje nijewe wundi cyane rwose habe n'umugore wanje yambuze ushaka kubibaca wase uwanyari n'umugore wiwe madame abana habe n'abantu batuye mu gisagara boperereza bamubura batamubonye wanje bazavuga ati nta uri hano niyo ndahari bakambura bazamase ko tudarusha kubona tabari hano aya ni cemeza nuko ahantu ndi woshaka ukambura uyu mugabo ntahamenye ntaba hahari byaba hahari tabari huri icemeza icemeza ivyo bintu nuko twaba dufitanye gahunda n'uyu wacu yambwira ati ndazana ntagawa utegura ikiganiro cy'abantu babiri kandi si n'ababiri n'umuntu umwe jewe ndaza wese arazemeye ubwo ni ukuri rero dufite umwanya mutoya reka twinjire mu kiganiro kuri topic yacu dufite uyu munsi dufite topic ivuga ngo ni zibiri ya mbere turavuga ku bijanye n'ukuntu amakanisa nyine asigaye acikamo cyane iya kabiri turavuga ku bijanye no kugira umuvyeyi wo mu mwuka cyangwa se mu byo kwizera ndizera ko muri abantu nyine babisobanukiwe cyane abadukurikiye baraza gukuramo inyigisho zikomeye ntangira wenda nobaza ntagawa na mugenzi wiwe mwese ga mwavuze ko muri umuntu umwe zanyambaza gusa buri wese mwamusubiza mwese uhitiyeho none kubera ko amakanisa acikamo cyane ni bande babigira nk'uburangare uyu wari n'umuvuga ubutumwa ni utangira okay kankoresha imikoro jewe numva amakanisa atazacikamo ahubwo ikanisa rizajyaguka kandi rishobora kwaguka mu buryo bumwe n'ubundi uko byenda igiwanyu ryagutse siko ryacu ryo kwaguka bivanye n'abashaka kwagura n'imbago bafite zo kwaguza noneho rishobora kwaguka rihereye muri konfere ku bitekerezo tutahurijeho noneho tutahuza nkagura ico kintu wazanye ejo bundi hari aho nkorera hari amwijabe mu isoko je ndumudandaza ndandaza amahuzu y'amasiminsi nziza cyane amashati meza hari umurundi wambuye arambaza ati se gerison na agape ngo se ngo ntabwo ngo agape yavuye muri gerison
nimwe yatangiriye pasiteri Rushika na pasiteri Dudu ba muri Kenya bari baba muri Gerizo ngo buce baraguka bashinga itorero hare muri Rohero niho haraje kuri stade iwe ngo atangazwa n'ukuntu ngo Musenyeri Manase ngo agiye kubasengera kandi ngo baracitsemo Amakanisa agiye tambira ati mwebwe ico ni kibazo gikomeye mu gifite mu myumvire none ukangusha guhezagura umuntu ukanga kuja kumuhezagira yagutse yashinze itorero uri umubyeyi ngo nayo ngo se ngo ntibari bacitsemo gucikamo ni gute ni igihe umuntu ndabona nkuko njewe nawe tufite kwizera kumwe takaje kwizera kwa nibo twaducitsemo ngafata kwizera ku Kisilamu cyangwa ukundi ko babudisime nimbara abudisime bari Buddha bajye ba Buddha kizera ikindi kintu kitari Yesu Kristo mba ncitsemo ariko ngifite kwizera Yesu Kristo nawe ukabugufite no kugabura imirimo. Okay, uvuze neza kandi niko biri kuri jewe. None se kubera iki ubundi avuze kwaguka umuntu abagomba nyine kugenda agasezera pasiteri neza pasiteri akamuhezagira akagenda aho ngaho nibwo nabizita kwaguka naho kuvuga ngo umuntu aragiye pasiteri atabishaka ajanye abakristo ibyo bintu urumva bikwiriye naguye ko kwaguka gutandukanye nuko ngo kuvuze nako ni kwiza nukundi utekereza ko atari kwiza umubyeyi wawe ataguhezagiye umubyeyi wawe aza kuguhezagira washitse harigi baguhezagira si bose ariko bahezagira wa undi wasohotse neza baherekeje ahantu uzi hano nimba mu biyaga bigari cyangwa hano ibujumbura dutuye ikanisa ryacitsemo hanyuma pasiteri baje gusengerwa hajya yavuye ntibaje kumuhezagira ni hehe simpaza ariko ntihobora ntahoboneka nibandike muri commentaire hepfo bavuge nimba harahari ndahazi umuntu ntiyo havuga oya yo havuga ariko harahari ndahari nimba mwamuhatinye je yeje kuhamenya nahavugaga kuko mbizi ko ari ukwaguka baza pasiteri wumve nase nta bantu batandukanye mu makanisa umwe batakivugana ntabonze pasiteri nawe ntabuzi arabazi nare kandi pasiteri ntakubeshe ko turi umuntu umwe abuzi babanduzi jewe nkubwire jewe navuye dushitse Musasa twashikiye muri Umoja yavuye muri meshi nagiye naguka agiye ucikamo na twashikiye muri Umoja ngo tuve muri Bethlehem ngo tuve muri Bethlehem haguka bamwe muri twe baje muri Beteli iyo bitaga ngo nivuduka rivuye Kigali kwa Gahungu akaza mucika mu mashi ko ndio twaguka ariho kwaguka no gucikamo kwaguka navuze ni igihe pasiteri yabibonye nawe akaguherekeza ukagenda mu mahoro kubera ikataribona urarimubwira basi urarimubwira niko nakubwiye abantu benshi bafite tuzi pasiteri yatangiye itorero iyerekwa agiwe nta wundi muntu numwe wari urizi usibye w'Imana yageretse sibyo kandi uko yamweretse agomba gutangira niko yatangiye ariko ntakanisa yaciyemo naje nje gutangira we ntakanisa yaciyemo nimaze wa pasiteri nije gutangira turabana n'uyu nimba Imana izonyereka kambira ngo twanze dusezerane tugire remise bene kura kwa Apolinere na Marco zingina byagenze baravuganye baragabura ibintu akabira ati torabana baririmbye jana abantu bakeya naje usigira abantu bandi ko niko kwaguka rero navuze ni kumwe muko waguka kugize fete ivyo avuga no mugabo nibyo hanyuma itorero ry'Imana yatangiye mu cumba cyo hejuru iyo itorero ryo gutangira rigira procedure ubundi hari inkingenye zubatse itorero rya mbere ry'intumwa kimwe usomye mu zakozwe n'intumwa ibice birugera ku murongo wa 41 42 inkingenye cyane zikomeye zubatse itorero rya mbere ngo kwari ugusangira ijambo ry'Imana guhora n'inyota y'ijambo ry'Imana idashira bwa kabiri kwari ugukunda gusenga nko guhumeka gatatu kwari ukwemera gusangira ibyabo kucukuriyana mizigo abantu gusangira ubuzima Bibiliya yavuga ku murongo wa 43 kugeza kuri 47 ngo baguraga
bagurishaga amasambu yabo n'ibindi bintu byose bari batunze ngo bakabigabana bitewe n'ubukene bwa buri wese vuga ngo ni nkuko kwanje ubutunzi bwanje bwose mfite kabuzana kabushira pasiteri hanyuma undi mukire nawo hano mu gisagara kandi nka Siyoni nawe akazana ibintu ubusiyoni bwe bwose akabuzana kwa pasiteri nono agahamagara umwe agenda avuga ibibazo afite ufite ibibazo byinshi niwe watwaraga amafaranga menshi kabone n'ubwo yazanye make kiyo mugutekereza turaza kubigeraho kiyo jogaruka zogenda gute ikagaruka ngo mu ikanisa baza kubivuga torero rya kera n'iryo hanyuma icyakane kugira ngo wenda ntabija muri detail ko ufite umwanya wabyo icyakane ngo kwari guhora basangira igaburo ryera usangira umubiri n'amaraso bya Yesu ufite umubiri ibyo dukora na amasembole ariko umubiri n'amaraso bya Yesu turya by'ukuri n'ijambo ry'Imana hanyuma ibintu itorero je gutangira hari ikintu kinezeza mu itangira ry'itorero hari umugore witwa Mariya nyina wa Yesu yarahari igihe umwuka wera wamanukiye hanyuma Petero yabwirije inshurizi yabwirije rimwe hemera 3,000 ngo asure kubwiriza hemera 5,000 batanga ikanisa y'8,000 stade yuzuye niyo kanisa gutangira uburyo bwo gutangira ikanisa 8,000 bikeyaga udafite 8 dukurikije ikanisa rya mbere udafite 8 ntutangira ubu ni abantu 8 uzi ikanisa rya mbere ubu ngubu rikomeye uzi ikanisa rya mbere rikomeye mu isi ubu ngubu rifite abantu benshi riri muri Afrika iyo n'umugabo witwa Ayobowe afite abakorari 5,000 korari ya 5,000 utangisha amaturo mu ikanisa bagira imodoka izitangisha ifaranga mu ikanisa muri Nigeria igenda inyura mu bakristo arakamodoka gatoya kagenda ganyura mu bakristo gatangisha amaturo noneho rero hari ikintu kineza kuri Mariya nyina wa Yesu igihe umwuka wera wuzuye rero Petero yatangiye kubwiriza ntabwo Mariya yigeze avuga ati wabaye gute turashaka kuja imbere umuhungu wanje atangiye aka entreprise none ko rama wipointa nguraje imbere itonde nije ufata ijambo amuvuga ati sawa nimukomeze arakabayobwa n'umwuka ubundi umugore akuye kwicisha bugufi kabone n'ubwo hari ibintu abe n'ubwo ari umuhungu wawe umuhungu we mbohereje umwuka wera mutangire Petero yamaguka Mariya umayicara amwihorera ako ngubu ikanisa ry'ubu umuhungu wawe uri muri Canada akohereza bafre zano umugabo umwe hano hafanga ngo bohereje intebe umuhungu wiwe ngo yaguze intebe za plastique mu kanisa abapasiteri ngo bavugana nyine ntibumvikana bashaka gukuraho warangize azusa abakobwa biwe n'umukazana mugenda mufate zira ntebe zose muzizana cyo utora za ntebe ntabwo umwana wanje azoruha ngo agurire intebe abantu muje kuzigwariramo ngo namara bazigwaniraho kabibaze kure mu mahema turebe ibyo kanisa kandi bagira ngo byatanze na solution kuko barazifashe no cyakyo cyari gari kibasa niki gipungutse abapasiteri basubira inyuma intebe 500 mu ikanisa baje kuvugana timba intebe gaziragiye tugende cyo kuvugana n'uriya musaza baravugana basanga ikibazo cyabo gishize ko hari ikindi cyavutse ikintebe muga gucikamo ari kubi ndimukunda gucikamo ko hari baragiye gucikamo habonetse umugore w'umunyabwenge okay gucikamo kwabaye ko huzwa n'intebe ufite na ejo bundi ko barebaga bagiye kugabana ejo bundi nari mu Rurambo mpambigisha nyine ibimenyetso biranga itorero ngingenye zubatse itorero ry'intumwa ariko hari n'isomo nigeze kwigisha rivuga ngo ibimenyetso 10 biranga itorero nyakuri hanyuma muri izo bimenyetso binene ariko nigisha zari rihuye n'ijambo twari tuvuze hari ijambo rivuga ngo bose bari hamwe ngo mu mwanya umwe ngo bahuje umutima umwuka wera amanukira umwuka wera amanuka ryari amanuka abantu bari hamwe bari mu mwanya umwe bahuje n'umutima umwuka wera kaza nyumaga hanyuma rero twebwe dore ibintu tuba mu gukora muri iyi minsi turi mu gukora ngo biterane ngo mpuza amatorero ibo ntago bari bafite igiterane gihuza amakanisa bari bafite igiterane gihuza imitima ibo bari bahuje imitima nawe ibitso tuvuga ngo dufite igitaramo ngo gihuza amakanisa nuguza intebe nimpuza amabafure nampuza ntebe impuza amasente oya muzamuhagarikira sijewe ufite kanisa rimwe n'uyu wacu nawe wowe uhagarikira abakristo banje bakaza njye nkazambwira abakristo banje ngo murabona uriya muntu wahagarikiye neza
akazobwo mbicishiri ngo navuga amena ngo mwihorere iriya ntimuyakiririya amena none kuri no guza amakanisa nuguza amabafure n'intebe uburyo bwiza bwo guhuza nuguza imitima tagaro guhuza amakanisa tagaro guhuza intebe n'amabafure no kuzana sente n'ibyuma byinshi zo makanisa atandukanye ngo ayihurize hamwe tugarutse rero ku kibazo cacu impamvu amakanisa acikamo biterwa n'uburangare bwa pasiteri cyangwa n'abakristo usanga batumvira umupasiteri hari uburyo bwiza bwo kwaguka ntekereza ko ariyo vuba abantu bari bakwiye gukoresha nkuko umva nimwe yaravuze urugero rwa Pauline na Mark ati njyewe ugambwira pasiteri ati njyewe nagize undi muhamagaro ubwira undi muhamagaro hari ikibazo kimwe hari ikibazo gifata kuwahamagawe agiye gukora irindi yerekwa rishasha hakaba n'uyu nguyu usanga mwa ryayerekwa ufite umuntu arera nk'umwana we asanga mu ikanisa niba njyewe nsanzwe mu ikanisa y'uyu mugabo kagira irindi yerekwa ryo gutangirira umurimo w'Imana nimpamagara uno mugabo mbimubwire ikibazo ngiki eske njyewe mfite umutima wo kumva ko nciye bugufi ko ari umuzeye wanje cyo ni kimwe icya kabiri eske uyu nguyu ngiye kubwira aranyemerera iwe yemera ko nawe ari umubyeyi wawe nawe arabyemera hari gashobora kubyemera ko afite inshingano z'ububyeyi hari ikibazo kimwe gihari ndore ikibazo cyabaye ngubu ikanisa itangira giheke itangira iyo ubwiriza abatizera bakaza bakora umurimo w'Imana bategera none bajya abana ni wowe wabyaye urabarera keje ubundi ko twara kiganiro nawe ndakubwira ngo dore ikibazo twageze mu ikanisa ubundi nje niza amashuri asanzwe hariho gardienne hakaba primaire hakaba secondaire hakaba kaminuza hakaba no gukora masters hakaba no gukora PhD ukora thèse ya doctorat ukaba professor ibyo bintu byose bigira abarimu bari specifique kuri byo ariko none mu ikanisa turi abanyeshuri bafite niveau zitandukanye ariko bigira muri iyo doctoire imwe bigira muri class imwe hari abana bafite niveau yo kwiga maternelle hari abana bagomba kuja muri primaire hari abantu baje muri secondaire hari abari muri kaminuza hari abarangije kaminuza bafite ama assistant none bari gukora ama masters n'abandi bari gukora ama PhD abo bantu bose rero kugira ngo bahurize mu kibanza kimwe ubigisha isomo rimwe biragoye hari kandi ntaguraje mu ikanisa ngo waze ngumuvuga ubutumwa v'Kigali cyangwa ava handi ngo abwirize nutana n'umuntu akubwiye ngo njewe ntaco numvishije wowe mubwire ngo kuva mbayeho yige mu ishuri itarige mbuye n'umuvuga ubutumwa nukuvuga ngo hari ikibazo kimwe cyabaye swat umunyeshuri yagiye mu ishuri itarige swat umwarimu waje yigishije ntago yigishije mu ishuri arimo yigishije mu ishuri ryo hasi cyangwa ryo hejuru azubona abantu bamwe bafashijwe abandi hari umwarimu yigisha wowe ukavaho naho waruri kubera iki swat yaje ari umwarimu muri classe yo mu wa gatanu kandi wowe uri mu wa mbere araguhamura arazana integrale turiga mate moderne tuzi algebra tuzi delta tuzi na zikarikire gusa mentale uwo zikarikire gusa mentale nayo ngeya nisho nicyo kibazo rero hari uburyo rero bwiza bwo gutanga itorero icyambere nuko wowe kwanza uba waratangiye neza iyo watangiye itorero nabi iyo umuntu avuyemo hano iyo mvuye mu kanisa yoboye n'uyu mugabo ngamagara abagabo batatu bene wacu ngo tuje gutangira irindi kanisa hari tukagenda turi batanu ntabwo tuba tugiye gutangira itorero rimwe tuba tugiye gutangira 5 ariko muri rimwe sibyo kubera iye mpamvu kuko uburyo bano abantu batanu bazotangira kujya natangiye niba naravuye muno ngize akajagari tugakorogana njewe n'uyu mugabo kavamo kajana abandi bagabo batanu bajye bagabo batanu nawo na makanisa 5 agiye na makanisa ntagari kanisa rimwe na 5 ariko atangiriye muri rimwe nabo bazogenda kujya nabo nibagenda bazogenda nkakurya segiye hari umwana w'ikinyamwezi uvuga hari umwana w'ikinyamwezi uvuga ngo ngutema ukwisatate ahitatema hatari ngo ari itema azayitema alors iyo watangiye neza itegure ko nawe abantu bari muri wowe abo bantu haurera bazakora nkuko wakoze bazatangira neza nkuko watangiye nawe ibi nzozo muvuga ngo abantu ngo uyu nguyu ngo yavuyemo ngo yacitsemo eske wowe watangiye gute nawe arege waracitsemo ubundi iyo umuntu atangiye kanisa iyo utangiye kanisa ugafata abagabo batatu mu yindi kanisa ko bakuramo ni ngo umuntu warayaroba muri Tanganyika
yageze injanga imusozi agahura n'umuntu uri imusozi waraye mu nzu akamusunika ngo asubire imuhengere tware za njanga kandi urumva agomba kubirwanya nyine kwiba ni kumwe gucikamo kubaho mu kanisa je nibyo ntarumva kubaho nose ntuzo kubona kwaguka iyo dukoresha inani yo kwaguka uko wagutse uva muri iri kanisa bajya abantu mugiye mujanye mwagukanye ariko hari akantu watangiriyeho keza nubwo tagakomeje ari igihe ugira yerekwa none ukaganiza nk'umushumba mukuru wawe atakumva bikaba ngombwa ko ugenda atabishaka bakabyita ko ikanisa ryacitsemo kandi muri wewe wagutse aho ngaho ndanibwo numva ko byaba bifite sanse siko pastor hari ikintu nantekereza wenda kugira ngo umuvandimwe navuge icambere iyo pastor ari mwiza njewe iyo natangiye neza kabiri nkaba mwiza kagira ingeso nziza nkaba mvuga butumwa nk'abanyamasengesho kicisha bugufi sintekereza ko pourcentage zishobora kurenga 10 cyangwa 2 z'abantu bazotangira umurimo w'Imana nabi muri iryo kanisa ryanje bashobora kwagukiramo ntibikunda iyo natangiye neza ngakorana neza uzanga uzakunda abana nareze nibaje gutangira bazotangira neza kandi bazonsezera nanje mbaherekeze mbashira intebe mbayeze n'abakristo bamwe nese n'abaririmbyi baje kumufasha kuja kubwiriza ku mihanda no kuzana abana kuvuga ko biterwa n'umupasiteri yatangiye no kunarera abakristo kenshi hari igihe biza bitangira watangiye nabi ubayeho nabi hakabaho rebellion yes jewe naguye gukwaguka kutandukanye nshobora kwaguka tuvuganye cyangwa nkaguka dukoroganye habaye kutahuza ibitekerezo haba ibyo tudahurizaho kavuga ati n'ubundi nakarere kangende naguke n'ubundi nako numva hageze muhamagaro warushitse kagenda ngaguka okay jewe rero kontu mpambona iyi deba yoba ndende kandi ari na ngufi yego n'abandi baravuga n'abandi muri commentaire baratubwira wenda tuvuge kubijanye no kuba umuntu yagira umuvyeyi mu buryo bw'umwuka abenshi bazita ngo no buryo bw'umwuka ariko birizi bivuga ngo mu byo kwizera kugira umuvyeyi mu byo kwizera wewe uravyemera cyangwa byo nemera ko umuvyeyi aba ndetse haba abavyeyi batatu umuvyeyi wa mbere ni mwuka wera ni Yesu Kristo ni ukwizera ni umuvyeyi uzutwigisha byo kwizera umuvyeyi wa kabiri ni umupasiteri ujye gushumza ushaka kubera umuvyeyi mwiza cyangwa kubera umuvyeyi mubi wa gatatu ni uburambe experience nawe nundi muvyeyi naho wandi wakubyaye mu z'umubiri n'abakabundi w'umubiri n'abavyeyi batatu basangiza umwuka n'undi muvyeyi umwe nawe mubiri ariko mutazamugumana nizihe nyungu zo kugira umuvyeyi wo mu mwuka nkuko babivuga avuze neza cyane kandi byavuze ndabyemera abavyeyi koko ni Imana mwuka wera Yesu ni umuntu ni experience ejo natekereje ikintu nasanze ubwishi bw'imbaraga nigwijijemo bwo gukomera ni ubwinshi bw'amakosa natahuye nakosoye ubwinshi bw'imbaraga mfite ni ubwinshi bw'amakosa nakoze natahuye kayakosora iyo wagize amakosa menshi ukayatahura ko ari amakosa ukayakosora uhita ugira imbaraga nyinshi ya experience wayakosoye hari umugabo umwe mu Faransa wavuze ngo l'experience m'arendissage bisobanuye vuga ngo experience cyangwa se uburambe bwampinduye umunyabwenge bwampinduye umuhanga message hanyuma nuvuga ngo ubwinshi bw'amakosa nakoze natahuye ko ari amakosa nkayakosora nibwo bwinshi bw'imbaraga nibitseho iyo umuntu yatahuye ko yakoze amakosa menshi hanyuma akayakosora ahita agira imbaraga nyinshi kuko gukura ubundi gukura ni
gukura ni ukurushirizaho gutahura amakosa menshi wakoze ukarushirizaho kuyakosora ugahita uzamuka no kwigira ku makosa y'abandi ayawe n'ay'abandi nabyo ugomba gusa n'ay'abandi bashoboka ariko ayawe ushaka guhinduka ureba amakosa yawe wakoze reba ukuntu biza bigenda umwana azavuka akamafata umuriro ariko imikurire yiwe iyo yahiye akamenya ko yahiye akabitahura neza arasigara aragira umuriro uzugira ngo akamahunga kuko azi ibintu yahuye nabyo nta muriro ufite muri niho habi kubera iyo mpamvu kuko azi ibintu mubwiye azi ibintu yahuye nabyo umwana azasitara ku meza akamenya ngo imeza ni ikirahure n'insura kugikoraho kirantema akaba aracukiye rero uruhare rw'umubyeyi ni ukugutaya ni ukugushyira kuri gahunda akwigisha discipline akakwigisha ubundi njye narakubwiye ubujije nagize ababyeyi batatu bo mu buryo bw'umwuka abo ngabo kandi bose ntawe nabwiye ngo andere icya kabiri bose ntawamenye ko yandeze ni juizi nyuma naje kubibabwira imwe sinamubonye ngo mbimubwire ariko babiri narabibabwiye ariko byarabatunguye kuko ntabwo bari babizi sinabibasabye ariko njyewe nabafataga nk'ababyeyi kubera iyo mpamvu ibyo bakoraga uburyo basengaga n'uburyo imibereho yawe yaranyigishaga kuko ntekereza ko n'inyigisho nyinshi nagiye ntangira kubwiriza muri evangelisation yanje ya mbere nari ntaragiye ishurirwa kenshi nabwirizaga ibyo babwirije nzanibuka ko hari urupapuro rumwe nigeze gutora rw'umugabo witwa Gombero yari umupasiteri wa Methodiste mu Gahuna isomo yari yateguye gutya ngera imbere y'inzu yiwe nsanga kataka niba kari kagurutse ndagatora ndagasoma umare ugasoma nza kubwiriza uko kari kanditse A B C D ibyo navuze undi munsi umugabo umwe ndata wacu twa Reverend Pastor Kanyamarara arabwiriza uko yabwirije uko yatangiye uko yagenze no kugeza gati n'ukuntu yazamuraga amaboko gutya n'ukuntu yavugaga gutya na geste yakoresheje zose nari nabifashe hano umunsi nagiye kubwiza mu bibunda bwa mbere Kanyamarara muto namyenza ndi Kanyamarara bamavuga ati uyu muhungu sumu twubwiriza naho sijeyo ni Kanyamarara aho ubwiriza muri je atari aho ngaho kubera iyo mpamvu rero uvuga ngo natangiye koresha ibishurirwa by'abana natangiye mbwiriza nkuko abapere spirituel babwiriza ngenda noneho ndushirizaho nkagenda naguka nkagenda noneho shobora noneho kugera ku rwego shobora kuvumbura topic ngafata umwanya ngatekereza kandika ngasoma bashobora kuvumbura topic naho hari abandi usanga bafite ababyeyi kandi nabo ari abantu bamaze gukomera bafite abandi bana bareze basanga siko nababyita ngo na couvert spirituel ibintu nk'ibyo ushobora kugakavaringa mu buryo bw'umwuka ngo binashobora kubona aho utabonye akaba yagusengera ukaba waja kuri bakaguha izindi mbaraga akakwimpatinga ibintu nk'ibyo sinzi ko Olivier navuge ibyo bintu murabizi cyangwa se murabikora ufite umubyeyi ubu ngubu kurera mu buryo wenda bw'umwuka mu bundi buryo atari bya bindi ngo yakwigishije ibintu by'abana ko ari abapasiteri ubu ngubu usanga bafite ababyeyi bo mu mwuka pasiteri wawe wo mu mwuka ninde ubu nyine byenda umuntu ntabwo umuntu azaba mukuru ngo arenga umubyeyi igihe cyose umuntu ahora ari umwana kandi muri bino bintu bibiri twavuze hariho kimwe wabajije bavuga ngo hariho n'umubyeyi wakubyaye mu mubiri umubyeyi wo mu mubiri umuntu avuka ababyeyi bamukunze bamwitaho bamukikira bamuheza indya zoroshe ariko uko wagenda ukura ukagenda wigirayo mutegerana kugeza ubwo uruha mukaza muvugana kuri telefone gusa iminsi myinshi cyangwa nayo ntibeho ariko umubyeyi wo mu mwuka aguhora azatangira uri kureye akagenda kwigisha kugenda kugeza igihe none agutera akagukikira akakugira akagusha no ku mugongo uko uzamuka ukura akaba ari bwo akaza kukwiyegereza akakugira uwe icyo warubajije cyo kuvuga ngo
warubajije kugira umuvyeyi noneho mbese uko kavaringa mu buryo bw'umwuka ukavurenga mu buryo bw'umwuka gute sinzi ko tumva muri ko cumva neza kucumva subiza basi izo bintu ntago bikunda kuba muri twebwe mu bwoko bwacu ariko biba mu banyamahanga sirito niyo mpamvu nyine nakibajije ntago dukunze twebwe kubikoresha ntago biba muri twe ariko mu yandi moko bibaho ntibikwiriye se oya ntabwo ndakimenya neza yecho simbana cumva kuvura gute ufete hari n'umwana wareze ukamurera akiri mutoya tuvuge ku rugero wowe uri umukristo unyoboye kaba nakubujaje ubutumwa nakubwiye ukiri umupagani uraza ndagufata ingwezi ingisho z'urufatiro kwizera ibiki byose ngeraho nkwigisha eschatology kugaruka kwa Yesu no kuja mu ijuru urakomera hanyuma ukagera urugero nawe ufungura church neza aho twari ko tubivuga umara gufungura church ufitega none abandi bana nawe urera ariko nanone ntucuki wanje ugakomeza kugufasha ko Yesu gufasha kujya kuguha kwaho no kuvuga ngo imana arakuze tiwandekura noneho kakwisumetaho ubundi umuntu yakuze Pahoro yaravuze ngo akiri umwana ngo yakoraga nk'iby'abana ntabwo nshobora kuza gusa kandi gupfuka amahano k'umwana ahubwo ugomba kumenya ko nakuze tugahana ibitekerezo ukivuga kuri Pahoro ko yise Timoteyo umwana kandi Timoteyo ari umushumba handi nubwo aba ari umushumba handi aba ari umwana ariko kandi yamusize nk'umuhangarizi w'itorero amuzi nk'umuntu w'umugabo agakomeje kumwita umwana wiwe Yesu kuba byaje ubutumwa umuntu wabinanje umuntu wamzaje ubutumwa hari gukora mu buryo bw'imikorere sibyo iyo uhora imikorere yumva nta kintu wakora utamubajije utagize gutya hariho kugendesha inama hakaba n'igihe ubikora wumva ugifitiye solution ariko akakubaza atize kubera iki kintu wagikoze utambwiye kunuku kuko uba wahatswe bikomeje byumva aho kariho guhakwa kwizi sibyo pastor ufete wenda nge muri Anglais cyangwa nyine n'umwunganiye umwana n'umwana azaguma akaba umwana imbere y'umubyeyi we gusa hari umwana wakuze ugomba gufata nk'uku jewe data azohora ari data iteka cyane kwategera ariko hari ibintu bimwe ntoba nk'imusaba hari ibintu bimwe nkora rwose tutavuganya nawe hari ibintu nshobora gukora tutavuganye kandi kabikora neza kandi yasanga nabikoza akabishima navyo nuko bigenda nyine ikaba ngombwa ko hari ikindi kintu rero nje gukora ndashobora gukora tutari kumwe nawe kubu ngubu mfite muri wanje ucumbitsi wanje akaja gukora ubukwe sinofata initiative yo gufata ubukwe bwa wa mwana nubwo ari nje wowe watanze amafaranga yose yo kumukwera n'ibindi ngo nambari sapu data hari cyangwa ngukora ibindi izo ni ibindi bya data kandi ndabinezerewe okay wenda tubiveho tugiye mu tuntu n'utundi urumva rutuno nabajije ntungane agiye bisobanura bimwe na bimwe atubwira ukuntu ashaka kuba pasiteri yitabye umuhamagaro ibintu nk'ibyo ariko rero nshaka kubabaza akandi kantu kamwe baguhaye ubushobozi akubwira ngo muri bibiri uhindura ijambo rimwe ni nk'iriya wahindura bambaye ubushobozi ijoro rikaguha ubushobozi ikintu nahindura kuja mu ijuru duciye mu rufu noneho nashiraho gahunda yo kuvuga ngo abizera bose tuhita tugendera rimwe nta muntu uzoza ugenda mbere y'undi nuko rindana jana pasiteri ari somo niko ntegura mu kandi kanya bimwe mu bintu birindwi tutazobona mu ijuru ibintu birindwi icambere ni igiti kimenyesha ikibi n'icyiza tikizongera kubaho igiti kimenyesha ikibi n'icyiza nico bariye bahita baba nabi abantu icya kabiri ni inzoka inzoka ntituzoshobora kuyibona ukundi icambere ni igiti kimenyesha ikibi n'icyiza mu ijoro zo bari igiti muri Edeni habaga ibiti bibiri
igiti kimenyesha ikibi n'iciza akaba n'igiti cy'ubugingo bariye mwijuru hazo bari cy'ubugingo kandi cy'ubugingo ni Yesu niwe tuzoba turya gusa mwijuru bariho bari igiti kibamenyesha ikibi n'iciza twe tuzogira cy'ubugingo tubeho gusa zatumwa meza gusa icya kabiri tituzosubira kubona inzoka kandi kuri inzoka abantu benshi babazaguma kuri inzoka ngo yakazigenda akazigenda gukina amaguru umuvumo ni watumye kururuka hasi hanyuma birizivuga ngo inzoka ngo yari rushangwa izindi zose ubwenge kugira inzoka impamvu ayikoresheje niyo mpamvu kuri ya satani tubona abantu bose beza bitonde cyane satani kunda kubakoresha abahungu b'ababogare abakobwa b'inzobe bameze neza abahungu bafite ubwenge bigize amashuri menshi cyane baragowe satani kirabakenera cyane iyo gituma yakoresha inzoka ngo nuko inzoka ngo yari ifite ubwenge burusha izindi zose inyamaswa kubera iyo mpamvu abantu beza abantu bose abakobwa bose benshi beza baza bakunda kugwa mu busambanye no kuhura n'abagabo batateganyije kubera iyo mpamvu byarirangayeho abahungu bose beza nk'ababogari nk'aba ngaba uko bafite ibibazo bikomeye ababogari n'amasomo menshi ikindi abahungu bize n'abandi bafite amafaranga abantu bose bari kuri iyo some satani akunda kubakoresha cyane kuko tubona hari ikintu kimwe ari umuhungu umwe w'ishyanya nakunda kumubwira ngo iyo duhuye inza mubwiza nko wabwiriza paruwasi kubera iyo mpamvu kuko namenyaga ko iyo mubwirije iyo yemeye afite ubushobozi bwo kwemeza abo ndashobora kwemeza ahantu quelque part ubundi namenye ko ari somo nigeze kwigiriza ngo ibimenyetso bitatu byerekana ko umuntu azagera kuri success kimwe muri byo ni uguheza umwanya bakwemera kurusha gutakariza umwanya kuja kwemeza abadashaka kukwemera kubera iyo mpamvu Yesu akazabwiriza ahantu abantu ntibamwumva bashaka kumukubita ngo abantu bagize kumufata ngo bamutemeza gasugacuri akanyura mu myanya y'intoki akaja kubwiriza abamwemera azamwumva yamara kubemeza akabatuma hahandi batamwumvaga bagasanga baramwemeye ariko bamwemereye mu wundi uburyo rero bwiza bwo kwemeza batakwemera ni ukubanza kwemeza bakwemera hanyuma ukabatuma hahandi batakwemera bazasanga barakwemeye bakazagira ngo bemeye babandi kumbe bakwemereye muri bo yego kwano ukuri yo jambo ntiho ritangira icyacu ntazatanga uyu nguyu cyacumi kiratanze n'amaye rukundo tubona urukundo ruratanga kuko Imana yakuza bari mwisi cyane uzatubitanga umwana wayo tanga umwana wawe tanga umwana wawe kandi umwana wawe birashoboka ko umwana wawe birashoboka ko ari Samsung ufite yimbi azohereza umwe ahubwo azaza afasha amaguru uyu mwana ni isezerano yakera muhungu agakahwa kurumva rero nikubwiye ibintu birindwi narimo ntegura n'isomo we nasimbivuga byose ariko nanivuze ko nta giti kimenyesha ikibi n'icyiza kizabaho nta nzoka zizabayo aho kandi nanone Yesu ngo azahabwa irindi zina rishya natwe ngo tuzahabwa irindi zina rishya kandi ngo tuzahabwa indi mibiri mishyashya ikintu rero nangiye kuvuga cya gatandatu cyari gihuye n'iki warubaje ngo se ni ijambo bohindura muri Bibiliya biravuga muri Apocalypse urayumva ibyayishuriwe Yohana iravuga ngo izahanagura amarira yose ku maso yacu kandi ngo urupfu ntituzongera kurubona ukundi bategera cyane vuga ngo mwijuru nta rupfu ruzabaye uyu nzo turira twapfusha nta muntu tarapfusha kuri twebwe umuntu wese yarapfushije uzumva ukuntu wabaye ukuntu wameze wapfushije umuntu w'inshuti yawe cyangwa se cyangwa mama wawe cyangwa undi kujya wari umeze tubizongera kukubaho cyo hindura rero tubana nk'imibiri misha tuzagira mu ijuru tuzokenera make up abakobwa bose nta make up bazokenera bazamagira imibiri iri make up ze gusa umuntu azamavukana umubiri uri make up wa make up gusa cyane zo kwitukuza abantu bazameze neza abamaneka ngo bazifuza bazazavuga ati bazifuza iyo make up yacu amaze bagogo igihe tunatwara kwifuza ukuntu bari iyo turi hano kandi gaho twebwe izohera mirere nta kugaruka nta kuvuga ngo nta upfa kurumva nta guhinduka tubana abantu bose bapfuye bamugaye umuntu wapfuye ari ikimeme umuntu wapfuye yamugaye wapfuye ijisho umuntu wapfuye ari imibare umuntu wapfuye baramuciyemo ukuguru nta uzozukana ubumuga
uzamuzuka gusuri ese ntimuza mutekereza ko hazaboneka umuntu umeze nka satani kandi akigumura ibintu bigacika hejuru ubwo butwari buzaba bwarashize nta bundi butwari buzaba hari ubutwari bwo kuyoboka none se icyo gihe na Kristo ari mu butware bw'Imana kandi ibintu byari bimeze neza icyo gihe ariko nyine bimuzamo gutya gusa kiwo uzaduhinduka wewe ugezeyo inde kwa satani ukagira irindi zina ryawe yaje ntabwenge bene buriya mfite buriya n'ubwenge hanyuma rero tugaruke kuri rya jambo twatangiriyeho ry'itorero rya kera n'iry'ubu itandukaniro ririhe nirihe itorero wakwifuza we itorero rya none n'itorero rya kera ry'intumwa itorero ry'intumwa itorero ry'urukundo n'itorero rya Yesu Kristo nijyo bikenewe kandi nijyo abantu bitirira ko barimo nubwo bagenda bacanga nijyo nakwifuza n'ubu ndifuza ko amatorero yose ari hano mu isi yemera Yesu Kristo yahinduka k'itorero ry'intumwa habe nino misigiti yose nano maparokia n'imbara maparokia zingizi z'abakatolika zose bahinduka k'itorero ry'intumwa gusangira ibyabo gusangira umubiri wa Yesu ijambo ry'Imana kuhuza nese ubu ngo abantu usanga gutanga amafaranga bigoye abantu ntiboshira kwa kundi muri Bibiliya ngo hariho umuntu watanze igice cy'amafaranga yari yagurishije umurima we warapfa Ananiya na Safira yari afite itorero rya none njyewe ni ibintu bikomeye gusa ntabwo wenda ndi butinde ko ntekereza ndibuze kuvuga bamwe mu bantu nzi nkunda gukurikirana kuri social media ariko n'abandi bene wacu hano hafi kuri nimero 11 nashize umugabo witwa Pasteur Marcelo Tunasi Jeremy umukongomani ariko ashobora gufatikanya n'undi muvandimwe witwa Pasteur Nkomezi yabaga muri Kenya aba yadahari hoje kabibi gentil wowe washize n'ababencheri aba yadahari akaje kanziga abo bantu bose n'udupanga tw'Imana cya ibintu no tumoso dutyaye coupe ba Vinicius hanyuma twaje nko kuri numero 6 bita twashira intumwa Paul Mukendi hanyuma nanone adahari bahokora Dr Paul Gitwaza Muhigwa cyangwa agakora Dr Masengo Fidel hanyuma kuri numero 6 hokina umugabo witwa Mohamed Sanogo cyangwa atabahari hokina umugabo witwa Byicaza Gapapa aba muri Kenya n'uwiwacu mu bijombo hanyuma kuri numero 2 ahitaje Dr Antoine Rutayisire cyangwa akaja undi mu doctor witwa Gahungu umupasiteri n'umubishop akunda no kubwiza Afrika haguruka y'umwaka ushize ni wayibwirijemo hanyuma nanone kuri numero 3 ahitaje umugabo witwa Zigira Inshuti Michel umupasiteri wo muri ADP aya Zigira Inshuti Michel apana Theogene Zigira Inshuti niyo nshuti uyu yitwa Zigira Inshuti Michel hanyuma tugiye nko kuri numero 10 tatu akubita Josme uzi Josme kubita hano Josme twaja kuri numero 9 hari umugabo witwa Apotre Rolandalo onowa umukongomani w'Kinshasa uramuzi papa aya simu aba numero 9 yotsinda uwo Rolandalo sinsa ndai Marcelo wo mushize ari kuri 11 ta ta Marcelo naba iwe n'uyu mukinyi wavuye muri umubrezilie witwa Neymar nibamo gusa Neymar afite ikibazo cyo kwigwisha Messi ntazagwa hanyuma rero nanavuze nimero 8 koja Mohamed Sanogo cyangwa Byicaza hanyuma nimero 7 hojaho umuntu witwa Apotre Mignone
yoroshe yokina neza mu mwanya umwe nabankomeza akajaho apotre mignone hakajaho bitwa bakabanda uramuzi kambanda yitwa kabanda bazasoma ngo kambanda akenshi kabanda kujya bisaho cyane hakaja bitwa ba magi hakaja abandi bitwa ba Dr Mukenyagaju abo bose n'abadamu bahagaze nimero 9 yamifata abadamu gusa nta muntu wundi wabonye kuri kane hagenda kuri kane hajaho umugabo umwe w'umupasiteri uba yagiye muri Amerika ejo bundi ngo Semuhanuka uramuzi wa Potre Bishop Semuhanuka ndaramubona yakinye kane yakinye hamwe na bamusinga abagabo bitwa bamusinga hanyuma nawo Dr umugabo wanditse ibitabo muri Kenya umunyamurenge Dr umunyamurenge uravuga musinga oya uretse musinga ni mugabo mu Dr wanditse ibitabo muri atuye muri Kenya ngo ni gaki andanye kuri za nimero 4 rero hajaho bamusinga hakajaho ba Bishop Semuhanuka hakajaho undi mugabo w'icyaje witwa Byicaza ni umupasiteri w'ikanisa yitwa Ensemble ibakasarari roko numero 5 nimero 5 nabavuze ninde nimero 5 yitwa Mamadou Karambiri Mamadou Karambiri hakajaho basunzu hakajaho Gardie Bamaires Mono no hakajaho n'uwitwa Dr Dag niyo mwizami ndani oya abangaba ni ba nimero 5 bafunze umutima izam Dr Billy Graham ibintu zose byananiranye hari akabifungira hamwe akayisubiza ikipe irenye nuko kuri gatatu hashize nde kuri gatatu hariho Zigira Inshuti Michel kabiri hariho ba Rutayisire hariho ba Dr Gahungu ku munani wahashize umunani hariho Mohamed Sanogo na Byicaza nimero 6 Paul Mukendi Dr Ikibaza iyi kipe muraza kwivugaho umve ko nta mukinyi n'umwe yavuye mu Burundi tawa kinyiturusino kwa pasiteri ariko naje ndi hano kuri 11 ndi wakinye naje ndi hano kuri 11 keretse uri mu ikipe ya muri akademiya ndi muri akademiya nimero 11 hano turabashimiye cyane mudukoreye kasema nziza pasiteri bagiye muri ikipe ngirango y'isi yose rero tushimiye abantu badukurikiye bihanganye wenda twakoze umwanya muremure Imana ibahe umugisha kandi namwe mbashimira kuba mwitavye ubutumire n'ubutaha tuzabatumira twongere tuganire ndibaza abantu badukurikiye banyuzwe mbibutsa gukora subscribe kuri channel ya King Pass iracyari nshasha dukeneye abantu benshi kugira ngo ibyo tuvuga bizabigira ku bantu benshi ngiye kubaheza ijambo ryo gusezera amasegonda 10 murakoze cyane Yesu arabakunda naje ndabakunda King Pass yiteguye kubaseruva uko bishoboka mugira umugisha dutegereje guruka kwa Yesu Kristo ibyo dukora byose entertainment ivuga butumwa n'ibindi bitandukanye Yesu Kristo ari hafi kugaruka King Pass ntaco atazabagezaho cyo mwifuza n'ibindi muzamwandike muri commentaire bibatume kandi azabatumikira neza murakoze cyane murakoze ciao